Reka nongere mbahe ikaze kuri channel yacu East African Movie. Duherukana mu gice cyacu cya kane, aho bari mu cyumba yamuzaniye amafaranga, hari uwakomanze. Ni sister wiwe niwe waruje. Yarakomanze ahita yinjira direct. Urabona ko yinjiye n'uburakari bwinshi. Sister, waje gukora iki hano? Nari naje kumureba, numvisha avuga ko atameze neza. Waje kumureba nkande? Yavuze ko atameze neza, lakini ni sawa tu. Uko gasa gusa. Genda. Tukiri aho, byaramurakaje ariko ntiyabitindaho. Urabizi ko hari ubufasha nari nakwemereye. Nari nakubwiye ko nzagufasha ku mafaranga make. Nkuko nabigusezeranyije rero, nakuboneye amafaranga make nubwo atari menshi ariko azagufasha. Ni 800, ndabikorereza kuri telefone. Mushyire kuri iyi nomero yawe. Wayabonye? Nayabonye. Nuko urakoze cyane. Nuko ndagukunda. Okay, sawa, reka ngende. Umuhungu wacu rwose arasa nk'uri kubonekerwa. Mugore wanjye, ni ukuri ntago nagutaye rwose. Ndakuzirikana, nagiye guhaha. Kandi ibyo ndi gukora byose ndi kubikora ku bwawe. Ndagukunda. Ndagukunda. Ko mbona utameze neza, uri gutekereza iki? Mbwira, bimeze bite? Nta kibazo, mba ndi gutekereza mama, arampangayikishije cyane. Sheri, ntukagire ikibazo, ndi kumwe nawe kandi humura, azakira. Ntugatekereze byinshi, azakira, humura, azakira. Ni ukuri ndagushimiye urukundo ukomeze kunyereka n'ukuntu mba hafi. Ndi kwibona ko ntari njyenyine muri uru rugendo twatangiye. Humura sheri, ndi kumwe nawe kugeza gupfa kwanjye. Nta kibazo rero, ntukagire ubwoba rwose, kandi ntukagire ubwoba bwo kumbwira icyo utekereza. Urasa neza n'ukuri. Wantwaye umutima. Koko se? Wantwaye umutima rwose. Ndiyumva nk'uw'agaciro muri iyi minsi. Urukundo wampaye ruratuma rwose ndushaho kubyibuha.
ni ukuri sheri, mfite igitekerezo. Ufite ikihe gitekerezo? Okay sheri, urabona ko tumaze kuba abantu bakuru kandi turanakundana. Njye rero ndumva guhora duhisha ko dukundana ntabwo ari byiza rwose. Nagize igitekerezo, papa naza nzamubwira yuko njye nawe dukundana, aduhe umugisha. Badusengere rwose. Papa sheri, ibyo ntabwo ari byo rwose. Aka kanya ntabwo ari ngombwa kubivuga, ntabwo ari ngombwa. Uzanzanira ibibazo. Basi reka mbanze njye mu cyaro, ninza tuzareba inzira tubicishamo tubibwire ababyeyi, kandi ndizera ko bazatwumva rwose. Ariko aka kanya nubivuga bishobora kungirira ibibazo. Promise me, ntabwo uzansiga. Ndagukunda rwose, ntabwo nagusiga, ndagukunda. Sawa, ndagukunda. Tukiri aho, urabona ko uyu munsi bahisemo rwose kumufasha akazi yakoraga uyu munsi nibo bari kugakora. Umwe ari gutegura mu ntebe, undi ari guhanagura televiziyo. Mbese urabona ko ibintu ari uburyohe, abana babaye abana beza. Sister, ko mbona muri mu kazi bimeze bite? Ako kazi ni akanjye, ni njye ngomba kugakora. Uyu munsi twiyemeje kugufasha, turaza kugakora rwose. Yewe no guteka nitwe turaza kubikora, ntugire ikibazo. Okay, nta kibazo. Umva, genda uryame uruhuke, turaguhamagara ibiryo n'ibishya rwose, nta kibazo gihari. Turaza gukora byose uyu munsi, twabyiyemeje. Mwabyiyemeje? Okay, nta kibazo. Ni ukuri murakoze. Tukiri aho rwose, urabona ko aba bombi urukundo barurimo rwose. Mu kajaride rwose, urabona ko bari gufata amafurusheri, akayaga ni kose. Hagati aho sister we mukuru araje, agikingura umuryango wa porotayi aba arababonye. Ariko abahungu b'iki gihe nzabagire gute koko? Ageze no kuri sister wanjye mutoya koko? Reka nze turabonana. Bakimubona bahise bikanga, bararekurana.
ariko yari yamaze kubabona kare, aratambuka gake gake nk'umuntu uri kuribwa, arabareba guhera ku maguru kuzamura kugeza ku musatsi. Okay, sister, mwari muri mu biki? Si wowe mbaza, mwari muri mu biki? Ntabwo ushaka kuvuga? Va imbere agenda. My dear, kubera icyo ukubise murumuna wawe? Ni ukubera icyo umukubita? Yakoze iki? Ngo ni ukubera iki mukubita? Urabona ukuntu wamuteruye uramuzengurutse ahantu hose, none nakubaza ngo ndakosheje? Noneho mbibone maze nicecekere? Biragaragara yuko mwatangira urukundo rwose byacitse, buri muntu wese uri guca mu muhanda ari kuza bareba ibyo murimo, none nabaza ngo nguki? Uramuzengurutsa mbibona. Ariko nta kibazo, njye yambwiye yuko ashaka kuruhuka, tuzana hano. Nta kindi rwose twari tugamije, nta kindi. Ntukabe gutyo rwose. Ubu rero urandebye ubona ndi umwana ku buryo ntabona ibyo mwari murimo. Sheri, ntubizi se, ndagukunda. Niwe nkunda, nta wundi. Njyewe ukunda. Sheri, ndagukunda rwose, kandi ndatekereza n'ukuntu nakugira umugore. Ubwo rero ntugatekereze ibintu byinshi. Ntubizi se, niwe wanjye. Byanda, umbeshya gusa. Umbeshya. Sawa. Urakoze. Yaragiye ariko agenda afite umujinya w'umuranduranzuzi rwose. Urabona ko atishimiye ibyo yasanze barimo. Aje nk'inkuba akigera mu nzu, atungukira kuri sister we. Mbwira, wari uri mu biki n'umukunzi wanjye? Wari uri mu biki? Sister, reka nkubwire, nakubashye hariya, nakubahiye ko uri mukuru wanjye. Njyewe uraza ukankubita imbere y'abantu? Biba ubwa mbere n'ubwa nyuma, ntuzongere. Uranyumva? Ntuzongere no kunkoraho na gake. Urakina n'umukunzi wanjye mbibona. Ndakubwiye ngo urekane n'umugabo wanjye. Mureke. Sinshaka kukubona muri kumwe. Nimba ushaka ko uru rugo tugira amahoro, rekana n'umugabo wanjye. Umugabo wawe
sinshobora kurekana nawe, turakundana, ndamukunda ngo uramukunda, rekana n'umugabo wanjye. Ntimuze gucikwa n'igice kiraza gukurikiraho cya 6, kuko nicyo ndi kubategurira mu kanya rwose kiraza kuba kiryoshye kurusha iki ngiki mwari muri kureba. Njye mwari kumwe ni Birasa Fulgence. Nimba utarakora subscribe, ndakwinginze rwose kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana muri video za buri munsi. Ntiwibagirwe no gukora share igere ku bantu bose.